Morning Word kuri The Week Shining Star. Muri kumwe na Ange Kayitesi. Hari mu masaha y'igitondo ubwo umwarimu yari ari kwigisha abanyeshuri isomo ry'ubumenyamuntu. Umunyeshuri umwe arahaguruka asaba ijambo. Umwarimu yatunguwe n'uwo munyeshuri kuko mu busanzwe ntiyigeraga avuga na rimwe. Yari afite amatsiko menshi y'icyo agiye kubaza, dore ko uwo munyeshuri nk'uko nabivuze atajyaga avuga na rimwe. Nuko uwo munyeshuri uzwiho kutavuga arahaguruka abaza mwarimu ati, ese mwarimu, urukundo ni iki? Ese urukundo bavuga rubaho? Ishuri ryose ryarasakuje, bamwe baraseka, abandi bavuza induru, abandi baramumwaza, ese bihinduka akavuyo. Mwarimu yatangajwe n'ikibazo cy'uwo munyeshuri, dore ko cyari kihabanye n'ibyo bari kwiga, nubwo bijyanye n'ubumenyamuntu. Abanyeshuri batangiye kujujura bavuga ibintu bitumvikana. Ese uriya muntu koko nta muntu ufite bakundana? Biratangaje koko, akuzi koko kagaragara nk'utagira urukundo. Mwarimu yitegereje abanyeshuri bose ukuntu bari kujujura, ndetse areba ukuntu ikibazo umunyeshuri abajije kibateye amatsiko cyane. Yahise ahagarika ibyo bari kwiga, abasaba gusohoka hanze. Abanyeshuri barasohotse, mwarimu abatembereza ahantu hahingwa ibigori, hahingwa ibihingwa byinshi bitandukanye. Abanyeshuri baraseka cyane, ati se mwarimu agiye kutwigisha ubuhinzi cyangwa agiye kutwigisha uko barya? Ariko mwarimu we yari azi icyo ari gukora, yarabihoreye araseka gusa, abageza kuri wa murima munini cyane w'ibigori. Nuko arababwira ngo nimwitegereze muri uriya murima. Bose barahatumbira. Mwarimu yasabye wa munyeshuri wabajije ikibazo ati, njira muri uriya murima ugenda unzanira ikigori cyiza cyane. Kondisiyo imwe ihari ni uko ikigori uri butambukeho utagiciye, utari busubire inyuma ngo ugice. Umunyeshuri yinjiye mu murima, atangira kugenda ashaka ikigori cyiza. Akabona ikigori cyiza cyane, yajya kugica hirya akahita abona ikindi cyiza, akaba kigiyeho. Nabwo yajya kugica, yatera amaso hirya akabona ikigori cyiza cyane kurusha cya kindi, akaba arimutse aragiye. Umurima wose awumara ashaka ikigori cyiza. Yageze aho umurima urangiriye, atangira kubona utugori tuteze, tutabereye ijisho na gato. Kuko bari bamubwiye ko ikigori yatambutseho atagomba kugica, yagarutse inyuma imbokoboko. Abandi banyeshuri barasetse koko, babonye wa munyeshuri aje nta kigori na kimwe aciye. Batangira gutunga intoki, reba kuntu kiriya kigori cyari cyiza, reba ikigori yatambutseho. Buri wese yerekanaga ikigori yabonye n'amaso ye, akabona ko ari cyiza. Mwarimu yegereye wa munyeshuri, aramubaza ati, ese umurima wose wabuze ikigori cyiza? Ko mbona uje nta kintu na kimwe ufite? Umunyeshuri mu masoni menshi, nabonye ibigori byiza pe, nabonye ibigori byiza cyane. Ariko ubwo najyaga guca ikigori kimwe, nateraga amaso hirya nkabona ikindi cyiza kukirusha, nakigeraho nareba hirya nkabona ikindi cyiza. Umurima nawumaze ndi gushaka ikigori cyiza. Nibwo rero naje kugeraho umurima urangirira, nsanga ibigori bihari ntago rwose bibereye ijisho. Mwarimu arongera aramubaza ati, ese urumva umeze ute nyuma y'uko uje nta kintu ufite kandi wari uri mu murima wuzuye ibigori? Uwo munyeshuri n'agahinda kenshi, dore ko atakundaga kuvuga, yabwiye mwarimu ukuntu yumva ababaye cyane kuba nta kintu azanye kandi abona ibigori yaciyeho byari byiza cyane. Ako kanya mwarimu yegeranya abanyeshuri, niko kubabaza ikibazo ati, ese uyu munyeshuri ko nta kigori azanye byamugendekeye gute? Bamwe barasubiza bati, nta maso agira, ibigori byiza byari byuzuyemo pe, n'ubu turabireba. Abandi barasubiza, yabuze amahitamo, yabonaga byose ari sawa, akabura icyaca n'icyareka. Mwarimu yasubije abanyeshuri be mu ijwi rituje, niko kubabwira ngo, kubura amahitamo, kubura icyizere nicyo kintu kitambika hagati y'umuntu n'undi. Kubura icyizere no kubura amahitamo ni ibintu bidasiganwa. Igihe ibyo byose uzaba wabitaye inyuma, nta kabuza uzamenya icyo urukundo ruvuze, ndetse ntuzashidikanya.
mwarimu arongera abwira abanyeshuri twongere dutembere gato. Yabagejeje ku murima mwiza uhinzemo pome nziza ku buryo uzireba ijisho ryawe rikanyurwa pe. Mwarimu asaba wa munyeshuri n'ubundi umwe wabajije ikibazo ati njira muri uriya murima wa pome unshakiremo pome nziza uyinzanire. Pome uri buceho nta kusubira inyuma ngo uyice, ibyayo biraba birangiye. Wa munyeshuri yinjiye mu murima wa pome arenga pome z'imbere akomeza hagati yihuta abaciye pome vuba vuba ayizaniye mwarimu. Abanyeshuri bose baratangaye bibaza uburyo abikoze vuba vuba mu minota mike ndetse akazana pome. Abandi bibaza impamvu aciye kuri pome nziza zari ziri imbere akajya kuciyo hagati. Mwarimu yahise amubazanya amatsiko, watambutse kuri pome nyinshi kandi zose zari nziza, ariko wihuse ujya hagati uciye ngiyi, ese niki cyabiguteye? Umwana n'ibyishimo byinshi mu kumwenyura dore ko aribwo bari bamubonye aseka yishimye. Asubiza mwarimu mu magambo ye make ati mwarimu, igihe wadutemberezaga kuri uriya murima wa pome, mu gihe utaravuga ijambo nari ndi kwitegereza amapome yose. Burya wagiye kumpitamo namaze kubona pome ngomba kukuzanira. Mwarimu yarishimye cyane yumva aranezerewe, nuko ahita yongera aramubaza ati none ni irihe banga wakoresheje kugira ngo uhitemo ino pome? Umunyeshuri yarasubije ati erega iriya pome niyo yabereye ijisho ryanjye, nayirebye numva ndayikunze mbona iruta izindi zose. Mwarimu yamuhaye amahirwe yo gusubira mu murima, agenda yitegereze neza aza n'iyindi pome iruta iyo ngiyo ubwiza. Umunyeshuri nta gushidikanya yasubiye mu murima, arareba asubira hirya no hino azenguruka umurima wose agaruka imbokoboko. Mwarimu yaramubajije ati none kuje ntacyo uzanye? Wa munyeshuri yamusubizanyije ibyishimo byinshi ndetse amwenyura aramubwira ati mwarimu, nta pome n'imwe nziza iruta iyo nakuzaniye. Umwarimu yarishimye cyane, arangije abwira wa munyeshuri urwo ni rwo rukundo. Icyizere wahaye ino pome, ubwiza wahaye ino pome, agaciro wahaye ino pome, urwo ni rwo rukundo. Iyi pome uyifashe ukayereka bagenzi bawe, ndakubwiza ukuri ko bose batabona ko ariyo nziza kurusha izindi, ariko wowe wabonye ko ariyo nziza kurusha izindi. Urwo ni rwo rukundo. Mu gihe wasubiraga gushaka indi pome, bagenzi bawe bakwerekaga izindi nziza, ariko ntiwabihaye agaciro, ahubwo wasubiye kwihera ijisho n'ubundi ubona ino pome ko ariyo nziza. Urwo ni rwo rukundo. Mu gihe ijisho ryakunze umuntu, mu gihe wagize amahitamo, mu gihe wahaye icyizere umuntu, mu gihe wumva wishimiye umuntu, urwo ni rwo rukundo. Umunyeshuri yarishimye dore ko atakundaga kuvuga, ariko uwo munsi yarishimye, araseka, aravuga, nuko abwira mwarimu, urukundo rubaho. Mbiboneye muri uno murima wa pome. Urukundo rubaho mu gihe wabashije kugira amahitamo. Ijambo ry'igitondo. Urukundo ni ikintu utabasha gusobanura byoroshye, ni ikintu kandi utabasha kwitsindagiramo cyangwa se guforsa. Urukundo rurihariye, ruri unique nyine. Ntabwo ari ngombwa ngo icyo ukunda ari cyo njyewe mba nkunda. Urukundo ruri unique. Hari igihe imyitwarire nishimira, imyitwarire nkunda, wowe uyireba bitandukanye. Hari igihe uwo ukunda, uwo wahaye agaciro, cyangwa se uwo nkunda, uwo nahaye agaciro, umubona nkaho ntacyo ari cyo. Niyo mpamvu urukundo ruri unique. Urukundo rurihariye kuri buri wese. Mu gihe wabashije kugira amahitamo, urwo ni rwo rukundo. Ariko nanone iyo hajemo kubura amahitamo, iyo haje gutakaza icyizere, iyo haje guhemukirana, ibyitwaga urukundo bihindurirwa izina. Reka nongere mvuge nti ntihazagire ukwigisha gukunda nk'uko akunda, kuko urukundo ruri unique. Uko ukunda siko nkunda.
uko nanjye nkunda siko ukunda. Buri wese rero agira umwihariko we mu gukunda. Ntihazagire ukwigisha uko akunda ngo nawe abe ari kukunda. Amahitamo yawe niyo y'ukuri, kuko abo wahisemo gukunda, kuko abo wahisemo kubana nabo, kuko abo wahisemo kuba iruhande rwawe, wabahisemo kubw'impamvu, ndetse wabahisemo kuko ari bo wahaye icyizere. Isomo ry'igitondo: kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ibi biboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya mbere, umurongo wa 7. Iyi yari The Week Shining Star. Mwari kumwe na Ange Kayitesi. Imana ikomeze kubarinda. Nawe ubutaha. Bye bye.